Jina la Yesu mundebere umuntu. Turashize noneho. Passport yasigiye zageza mu Rwanda n'iki ntabwo bishoboka sinashobora kuba njye numvaga bungutana nkayoga ibyari byo sinigeze ushobora kubikuyemo iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bariyahuye se reka mbwira
ashaka gukora amasuku ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyize nakoraga amasuku nakoraga amasuku nakoraga amasuku bose amasuku y'iki uretse musore bayo bayoreje ngo nze nkora amasuku mayibo bimeze gukora amasuku ntabwo ndi mayibo niko nkora amasuku mayibo nkora mu matuwarete nkora amasuku nkora amasuku nkora amasuku nkora amasuku ukamubwire imaze kumubwira yitwa cyakwe nabyo ni mbaya kurya nabyo ni mbaya kubona nabyo ni mbaya je nitwa cyakwe rwose nkora amasuku ari n'abantu benshi amasuku ameze ati nkora amasuku mu matuwarete mu madushe wowe umuntu umeze gutyo wemerewe kujya mu mahoteli ntabwo nemerewe kurenga mu madushe n'amatuwarete hari umuntu ari koga kwa jina la Yesu mundebe turashize noneho kwa jina la Yesu turashize noneho ntabwo usanzwe mbikora bose ntabwo nsanzwe mbikora ndabona nitwa cyakwe ntabwo ugiye mu bantu maze gukindira n'ibyo biceri byabo iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyageze kanye kubaza ibyawe reka mbwire satani reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga